Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ndi umubyeyi urerera ahangaha muri Morning Star. Icyo nabonye hano rwose maze kuhazana abana ni iri shuri rifite ikintu cyitwa gukoresha ururimi. Umuragira uti yindi n'uburezi bufite ireme. Nzi ishuri rimwe rukumbu ushobora gutwaramwe abana bawe bagasoza bavuga indimi nk'abavukiye Burayi. Iri ni ishuri rya Morning Star School. Akarusho kandi nuko bigisha abana ibijyanye na sport utasanga handi nta kiguzi bisabye. Umwana wize muri Morning Star School ntashobora kwicwa n'inzara. Batanga amasomo ku byiciro byose by'amashuri abanza. Morning Star School is a good school because teachers teach well. They first explain us after understanding. Now you can. By'umwihariko ku babyeyi batuye mu mujyi wa Kigali babatekerejeho cyane. Bafite ibinyabiziga bizenguruka mu turere twose tw'umujyi wa Kigali. Ibijyanye no kwishyura minerval mu kigo cya Morning Star School nabyo biroroshye cyane. Dore yuko ubushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose Morning Star School barakorohereza ku buryo umwana wawe ashobora kwiga. Morning Star School iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi mu metero nkeya cyane uvuye ku muhanda wa kaburimbo hafi y'urusengero rwa ADPR. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri telefoni zikurikira. Ejo heza h'abana bacu ni Morning Star School. Ndabasuje cyane mwese mukurikiranye imfashanyigisho zitegurwa n'ishuri rya ICT. Ishuri ryigisha gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, electronique ndetse na computer. Muri iyi mfashanyigisho yacu rero tugiye kurebera hamwe bumwe mu bwoko bwa transistor bwiswe FET, ari byo bisobanuye mu magambo arambuye field effect transistor. Mu mfashanyigisho yacu yatambutse mbere twarebaga hamwe bumwe mu bwoko bwa transistor ari bwo BGT, aho twabonye ko muri BGT dusangamo transistor ziri mu bwoko bwa NPN ndetse tugasangamo n'izindi ziri mu bwoko bwa PNP. Kuri uyu munsi rero reka tugaruke kuri ubu bwoko bwa FET, tumenye ngo FET ni iki, ikorite itandukaniye hese na ziriya transistor zindi za BGT. FET yo ipfa gute, ipfa ryari se byagenze bite? Nge nitwa Jean Claude, mbahaye ikaze. Izi transistor ziri muri ubu bwoko bwa FET zizwiho mu kwakira ingufu z'umuriro nyinshi, ari byo twise high input impedance of current. Bishatse kuvuga ko aho dukenera gutambutsa ingufu z'umuriro nyinshi dukoresha izi transistor ziri muri ubu bwoko bwa FET mu kimbo cyo gukoresha za transistor ziri mu bwoko bwa BGT, arizo twabonye ko harimo NPN ndetse na PNP. Mu magambo yumvikana rero, iyi field effect transistor ni zimwe muri transistor zikunzwe gukoreshwa cyane muri amplificateur zikoresha ingufu nyinshi cyane. Urugero, igikoresho cyiswe mixer. Iki gikoresho ni kimwe mu bikoresho bishinzwe gufata uruvangavange rw'amajwi aturutse impande n'impande, hanyuma iki gikoresho kikayahuriza hamwe kikavanamo ijwi ryumvikana rifite imbaraga rikajya muri speaker. Muri iki gikoresho cyiswe mixer niho tuzasanga izi transistor zacu ziswe FET, aho zikunzwe gukoreshwa cyane mu bikoresho bigiye bitandukanye harimo nk'icyiswe oscilloscope ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima. Ikindi kintu wamenya kuri izi transistor ziri muri ubu bwoko bwa FET nuko zikunzwe gukoreshwa cyane mu bikoresho bikoresha FM, aho ziba ziri kudufashamo mu gukora radio frequency amplifiers. Birumvikana cyane rero ko n'ubundi ziri kudufasha muri cya gice cya amplificateur, ariko by'umwihariko zigakoresha ingufu nyinshi. Twarabibonye cyane ko kuri bwa bwoko bwa transistor bwa BGT tuba dufite amaguru atatu. Neza ntaho bitandukaniye n'izi ngizi, kuko kuri BGT tuba dufite emitter, base ndetse na collector, naho kuri FET tukagira drain, gate ndetse na source. Ubwo nimvuga kuri ayo maguru turagaruka ku bwoko bwa FET. FET nayo iri mu moko abiri. Ubwoko bwa mbere ni MOSFET, ubundi bwoko ni GFET. Bakunzi bacu rero dutandukanye izi transistor zombi uko ari ebyiri. Muribuka mu mfashanyigisho yacu yabanjirije iyi, aho twareberaga hamwe uburyo twapima transistor ziri mu bwoko bwa BGT. Muribuka neza ko twapimaga dushyize appareil yacu muri diode mode, aho twapimaga voltage ntarengwa zibasha kwakirwa n'iyo transistor,
hagati y'ukuguru kwa base ndetse n'ukuguru kwa imita. Kuri BGT transistor tuba dukoresha voltage, aho tuba dukeneye udusinyari duke cyane two guca muri iyo transistor. Naho kuri FET transistor kuko dukenera ingufu nyinshi ndetse na FET ikaba ikoresha ingufu nyinshi, icyo gihe duhita dupima ingufu z'umuriro cyangwa se current zizaca hagati y'ukuguru kwa gate ndetse n'ukuguru kwa drain. Bakunzi ndetse namwe mukurikiranye imfashanyigisho zacu rero, ndizera yuko hari icyo mutoyemo, munyemerere ducumbikira. Nkomeza mbibutsa ko ikigo ICT kidahwema kwakira abakigana. Uramutse ushaka kwiga ubukanishi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba electronic cyangwa se computer, wahamagara nimero ziri kuri screen yawe. Naho ubutaha. Ibi byiza nibyo nkomeza kukwifuriza n'ubundi niba ukomeje gukurikira BTN TV muri aya makuru yacu mu biganiro ndetse n'izindi gahunda zitandukanye. Jumva n'ibya rugamba turacyakomeza kuganira n'abantu batandukanye hirya no hino kugira ngo turebe niki kimaze kugerwaho n'aba bajene bacu bagiye bavuga yuko nabo bashobora kuba bashoboye, ariko hakakomeza kubona imbogamizi zituma imishinga yabo itajya hanze. Ariko twebwe icyo tuzakomeza gukora no kureba bafite ibyo bakora bigaragarira amaso cyangwa se bigaragara ko biri mu buhanga tugenda tuganira. Hari umujene tugiye kuba tuganira kano kanya kuri kamera zacu muri kubona nyine turi kumwe ngubu. Reka tumikaze waramutse neza wiriwe? Muraho. Uratangira wibwira abakurikiye BTN TV. Nitwa Mani Niyoyita, abandi CEO wa Polista Nanotech Limited, company electronique ikorera mu Rwanda, Kigali Gikondo. Uretse ibikorwa ndi kubona hano n'amaso, uretse ibyo ndi kugenda mbona hano bamwe bari kugenda bateranya bakora, watubwira nka background yanyu, ni ibiki bikubiye muri kino kigo cyanyu bajene mbona bihuje, ni ibiki mu bikubiyemo hano mukora muri rusange? Urakoze. Polista ubusanzwe ni company yo kugira ngo yavutse kugira ngo habeho ibisubizo byinshi bigiye bitandukanye muri societe dutuyemo, ariko ibisubizo bifite isano na technology cyangwa se ikoranabuhanga. Rero mu by'ukuri Polista ni company yatangiye muri 2018 iza gutangira intego zo kuba yo ishobora kuzajya ikora ama PS atandukanye, ariko by'umwihariko yatangiye ikora reparation, ariko nabwo yatangiye yitwa workshop. Nyuma tuza gukomeza twagura ibikorwa byacu, tuza gukora no creativity cyangwa se innovations, tuza kwiba innovation ngira ngo twatangiye dukora tureba ko bafite ubumuga, ariko twatangiraga gukora ama projet cyangwa se imishinga itandukanye kugira ngo turebe ko twabona solution ku bantu bari vulnerable cyangwa se vulnerable people, abantu bafite ibibazo runaka. Noneho tuza gukomeza twagura ibitekerezo, tugira dufata izindi product nyinshi zitandukanye kugira tubone ama solutions cyangwa se kugira tubone ibisubizo. Iyi company rero ikaba ikora electronics ndetse na software development, aho icyo mbashatse kuvuga ni imishinga y'ikoranabuhanga, kwagura imishinga y'ikoranabuhanga duturutse mu gutekereza igitekerezo uzanye cyangwa se igitekerezo dufite tukagishyira mu bikorwa mu buryo bwa hardware ndetse na software, kuko dukoresha modern technology ikoresha software ndetse na hardware yo twita embedded systems ya IoT. Naje kuza kugira umugisha cyangwa se amahirwe UNDP cyangwa se United Nations Development Program, ishami ryayo rya iAccelerator cyangwa se iAC ikorera muri UNDP still baranyaprochinze cyangwa se baransanganiye barambwira ati ya projet yawe turashaka ko tuyikora. Muri analyse zabo nk'abantu bari baramaje kubona gahunda zanjye ukuntu nkorana umurava kugira ngo nshyire ibikorwa byanjye hanze, baranyegereye kugira ngo bantere inkunga, dufatanye dufashanye, bamfashe nanjye ngaragaza ibyo nshoboye, dukorane ikintu kijye hanze ku isoko. So mu mwaka rero wa 2021 warangiye twaratangiye gukorana, nubwo nari nkiri gutekereza iyo mishinga yindi yo kwagura akazi kanjye nkakazana Kigali n'ibindi, ariko twaratangiye turakorana ndetse tunagerageza zimwe muri zo. Byabaye ngombwa yuko tudonatinga abantu 40 inkoni ndi gukorana ya company still, kuko urumva nari nkunze mu ntara nabivuze hejuru. Inkoni 40 narazikoze zirarangira, turazidemonstra cyangwa se turazigaragaza, ndetse umunsi mpuzamahanga y'inkoni yera mu mwaka wa 2021 habayeho launching cyangwa se imurika ryazo, yari main event. Turazimurika ku rwego rw'igihugu, turazitanga, abantu barazikoresha kugeza uyu munsi, twe tucyakira ama feedback y'abantu twazihaye bigaragaza ko solution yabaye successful. Bino twita ngo ni ikoranabuhanga, ni ibintu biri open source cyangwa se
uwo rero wese ashobora kugira ikintu abikoraho. So rero mu by'ukuri ino nkoni yanjye ntabwo ari uko imeze uko uyu munsi, ntabwo ariko nayitangiye, nagiye ngira ibitekerezo byinshi, abantu bambwira ngo hindura iki, ariko kuri ino nshuro inkoni yanjye ikora gute rero? Inkoni twakoze muri polista aka kanya ifite ubushobozi bwo kumenya ama-obstacle cyangwa se ibisitaza bimuri imbere, cyane cyane byo hejuru, kuko n'ubundi byo hasi twayikoze ku buryo iguma ari inkoni n'ubundi ni inkoni isanzwe, ariko twayongerereye ubwenge. Ni ukuvuga ngo twongera ubwenge bwo kumenya n'ubu bya bintu yakubitaho nk'umutwe, agonga nk'idirishya, igiti, ipoto, ikintu icyo giti kitari hasi ku kirenge gusa. So sensa zirimo rero zishobora kumenya ko imbere yiwe hari ibyo bintu bishobora gusitaraho. Nyuma yabyo hari ikindi kintu kibagora, bari abantu bafite ubumuga buriya ashobora kujya nk'ahantu mu bizu by'ubuyahabuzi birimo amabandi, umwijima, nijoro se ntamenye ko bwije, ntamenye ko bukeye mu buryo bwihuse bitewe wenda n'amatara cyangwa ibindi, ariko mu by'ukuri ya sensa zacu dushyiramo zimufasha kumenya ko bwije, zikamenya kumubwira ko bukeye. Ibyo bintu kumubwira ntabwo imubwira mu matwi gusa, inamubwira no mu buryo bwo kutigita muri vibrations. Ntabwo ari isone gusa ko kuri twumva agasone, iranavibura kandi nanone ikanetarakitinga n'abandi bantu, kandi igakominika n'abandi bantu, ikakudutara. Ndetse utwo dutara tunafasha muri traffic light twa nijoro kugira ngo niba ari kwambukiranya umuhanda cyangwa se bigenda mu muhanda, ibindi binyabiziga biri kugenda mu muhanda biboneka n'umuntu ukeneye special attention cyangwa se ukeneye kwitabwaho mu buryo buri particular, mu buryo bwihariye. Nyuma y'ibyo ngibyo iriya nkoni ntabwo ishobora kuvuga ngo ibure burundu, kuko ifitemo GPS. Twashyizemo GPS ifata satellite byihuse cyangwa se ifata rezo ahantu ariho hose, ku buryo iba ishobora kuguma gukora nubwo yaba izimije inkoni, nubwo waba izimije, kuko urumva ni ikintu elegitoronike kiratwa kikanazimwa, nubwo waba wayizimije GPS yayo irakomeza irakora, ku buryo nubwo yabura turayitarakinga tukayibaza ahantu iri, ku buryo bwose korodoni zayo tumenya ahantu iherereye. Nyuma y'ibyo ifite uburyo ki, urabona nka gutya tuba dufite telefone zishiramo umuriro, kumenya ko umuriro washizemo wakwibaza ngo bigenda bite, abimenya ute? Iravuga, ivuga ikinyarwanda, ikamubwira uti umuriro ushizemo, jya gucaginga, jya kongeramo undi muriro. Cyangwa se yaba ari gucaginga yuzuye ikabivuga nabo ati yuzuye yicomokora ku muriro kugira ngo itaza kwangirika bateri. So twagerageje kugabanya features. Twakoze inkoni iyobora umuntu, apana umuntu uyobora inkoni, ku buryo cy'ibintu byinshi biba byikora ku nkoni kurusha uko we akanda amabuto menshi. Azakanda gusa buto yo kuzimya no kwatsa, anakande buto yo gukuramo amajwi mu gihe ari mu nama, nta kindi ayishyire muri siransiye ku buryo izajya vibura gusa. Iyi ayishyire muri siransiye cyangwa se ize kuza muri genero itanga amajwi. Niyo mabuto yo gusa ari ku nkoni yacu, nta kindi ibyo bindi byose bikora biri automatique. Ikamenya ko bwije igahita kwishyiraho feruje, nako ibinyoteri bya nijoro byakabisimbura, kugira ngo ntabwo ari uzakanda buto, ni uko nguko ikora, kandi ikaba iri waterproof, amazi akaba atayinjiramo. Ikaba icagingwa ku buryo gucaginga urabona gucaginga biravuna abantu ku matelefone, bino tuvuga ngo ni ama USB, bino bavuga ngo ni za LG. Urabona ko ku muntu utabona ufite ubumuga gucaginga ukamubwira ngo ucurika ngo uyishyiremo neza, twarabirwanije, tworoheje ubuzima ku buryo ki gucaginga dukoresha type C zino zigezweho, ku buryo wacurika wacurukura nta kibazo, amazi yamenekaho nta kibazo bitwaye, nta kibazo kitakivuka, kuko urumva ni igikoresho icyo bita digital assistant device, ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gifasha, ntabwo ari ibya wazire, ntabwo ari ibindi. Niyo mpamvu twabyoroheje mu bwoko. So mu by'ukuri mu ncamake inkoni yacu ni uko ikora, ikaba ifite uburyo bwo kubika amakuru ahantu hose yagiye anyura. Tuba dufite website irikodinga ayo makuru yose ahantu yagiye aca, kugira ngo n'igihe yagize impanuka tumenye aho tumubariza, kuko n'umuntu ufite ubumuga akeneye kugira bamwitaho, akeneye inclusiveness cyangwa se akeneye sosiyete nyine akibona muri sosiyete. So no kuba yahura rero abantu ntibavuge ngo umuntu wacu ari hehe, nabyo ni ikindi kibazo. Ashobora kugirirwa nabi n'abantu, ashobora kugirirwa nabi nabo bitewe n'impamvu nyinshi. Bashobora kuba bafite agakoresho k'ikoranabuhanga bagashaka kubimwiba, bashobora gushaka kumushimuta za telefone agendana yiwe cyangwa se ibindi. Nanabibutse yuko ya system yacu ikorana na telefone, kuko uyiparinga kuri telefone, ku buryo ibyo bintu byose ushatse wabikorera kuri telefone, ukayiribirira kuri telefone, ugakoresha telefone yawe ukamuturakinga. Ntabwo ari mashini, ntabwo ari ngombwa computer, ni ukuvuga ngo na telefone twita gatushi
uyandikira message rwose ikagusubiza ahantu iherereye. Inkoni rwose ni uko nguko mu ncamake inkoni yacu ikora, ikaba ihinwa, ikaba ifite light reflective, ikaba ikozwe muri aluminium. Nimvuga guhinwa nibyo bita folding, kwa kundi bayizinga, kwa kundi uzinga inkoni ukayishyira mu gakapu agiye kuri moto cyangwa se muri bisi. So nubwo bushobozi ifite, ikoze muri aluminium, iri flexible, ndetse ifite n'icyo bita akantu ko hasi gasaza, mwagenda yidonda hasi. Twagerageje gushyira akantu kere remplaçable cyangwa se gashobora gusimbura, ku buryo kwa kundi agenda yidonda hasi, nyuma y'igihe urumva ka kantu ko hasi karasaza. So kariya kantu rero nubwo gafasha mu kudatuma cya cyuma gikonekita amashanyarazi akoresheje nko ku insinga, ariko mu by'ukuri karasaza. Twashyizeho rero uburyo ki gashobora gusimburwa mu gihe bibaye ngombwa. Iyo nkoni yacu ushobora kumvira ibyo bintu byose ukagira ngo iremereye, ntabwo iremereye. Uburemere burimo navuga ko ari ubwa bateri gusa, utundi two ntabwo turemereye cyane, gato udupesi duto cyane ntabwo tuba turemereye. Ni ukuvuga ngo ku magarama y'inkoni asanzwe hiyongeraho amagarama atarengeje 200. Urumva twakugerageje ishoboka byose ku buryo ki itaba iremereye, kugira ngo umuntu uwo wese aba ayifite, yaba umwana, yaba umuntu umukuru, cyangwa se yaba umuntu w'umusore uri hagati na hagati. Iyo nkoni iba ifite uburyo ki igabanyiriza uburebure bwose, ikakomeza uwo wese akaba yayikoresha. Hari ibintu byinshi byo kuganira muri kino kigo, bano bajene bahisemo kwihuza bagakora, ariko nifuje ko ino nkoni tuyitindaho kuko ni hamwe cyangwa se ni hamwe mu hantu hakeya nabonye haba hari igikorwa kimeze gutya kandi gikoranye ubuhanga muri buno buryo. Ndaza nubwo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, ariko sindi buze kukurekura nibaje umujene wo mu Rwanda igire byose turi buze n'ababisanisha na made in Rwanda, nubwo biri modern cyangwa se babyita bigezweho. Ndibuze gukomoza ibikoresho bishobora guteranya iyo nkoni, biboneka bite, bica mu zihe nzira, niyihe mechanism irimo se kubijyanye no kuba mutunganya iyo nkoni, apari yo kuba uvuga ati harabafatanya bikorwa dufite wenda turi kugenda duteganya imbaraga muri yakibaza materials zo kugira ngo iyo nkoni be produced ijye hanze, itangire kuba yakoreshwa cyangwa se ubwinshi bwazo butangiye kugaragara. Urakoze cyane kubaza ikibazo kiri technical, kuko ubundi abantu ntabwo bahita babyiyumvisha ibyo bintu ubundi biba bimeze. Ariko ungarutse ku kintu waruvuze cya made in Rwanda, ni kugira ngo made in Rwanda kugeza aka kanya ni produit nkeya cyangwa se ni ibikoresho bikeya ushobora gusanga ku isoko ry'u Rwanda by'ikoranabuhanga byakozwe n'Abanyarwanda 100%. Mvuga si uko wenda pièces zabikoze cyangwa se icyo twita raw materials cyangwa se matière première turaza outsourcing mu bihugu byo hanze, birumvikana amapièces buriya mu buto cyane. Icyakora design yo kugira ngo ibintu bihuze aba ari iyacu. So made in Rwanda rero muri electronics ntabwo iratera imbere cyane, kubera yuko abantu ntabwo babibwisha ko wakora ikintu kimeze nk'icy'Abashinwa. Deja ukoze ikintu bahita bavuga ati n'Umushinwa aragikora, tubona ibyo Abashinwa bakoze wajya kubiterura bizana. Ariko reality hari ni iyi ngiyi, ngira ngo ku bantu wenda bamwe na bamwe bize technology cyangwa se electronics barabizi, hari components y'ubwoko bwinshi. Iyo tuvuze components aba bize technique barabyumva, amakompoza kwa pese buto resistance, transistor, ice n'ubundi byago abantu bakunda kwita za microchip, ariko si microchip na amachip. Buriya buchip butoya waba uhari nka general purpose, wabukoresha icyo ushatse cyose. So wowe ni wowe kugena icyo biri bukore. Nkuko hari imbaho, urubaho niwo ugena ngo urakora imeza cyangwa se urakora intebe, nabiriya no niko biba bimeze. So mu by'ukuri ntabwo nabura kuvuga ngo ni made in Rwanda product, kuko usibye kuzana bwa PS ibindi byose nitwe tubyikorera. Bwa PS kuko nta nganda dufite zikora PS, of course, ariko mu by'ukuri ibi nitwe tubyikorera muri workshop yacu, nitwe twisudirira tukabimonta tukabiprograma, amakode yacu twiprogramira n'intoki muri computer zacu, twikoreye code twikoreye, tukashyiraho ya ma PS twawutsosinze, tukabihuza, twamara kubihuza tugafata plaquette tukabishyiraho, tukabishyira kuri plaquette ikomeye kugira ngo icyo bita igitanda, biri abantu bita igitanda. Urumva ikintu cy'electronic gifite igitanda, aho tuvuga ngo igitanda cya telefone, cya radio, ngo ni nka board, yes, motherboard yacu tukayikorera, tukayidesigninga muri size dushaka bitewe n'ikintu tugiye gukora. Ku nkoni urumva tugerageza gukora uburyo kikaba ari gatoya cyane kugira ngo kitazakwica ni mu nkoni. So igitanda tukagikora ari twe tubyikoreye, tukabikora bikarangira kwa kwinjira tubona ibintu bimeze bya twita mu by'abazungu, tukabona ibintu biri manufactured nyine biri final product. So rero nditwe tubyikorera. Process yo niyo ngiye, no kuvuga ngo ndabanza kabishushanya d'abord icyo bita schematic nyine schema, ngakora electronic circuit,
nkayishushanya, namara kuyishushanya nkayikorera plaquette yayo aho za kompoza zashushanyije zigomba kwicara ku gitanda, ndavuga ngo sensi irajya hano, akabuto ko gukandagara ibumoso, ndavuga ngo gucaginga ni inyuma cyangwa se ni hasi, ibyo nkabishushanya. Namara kubidesigninga tukabiprintingisha, kuko ndetse printer zibiprintinga ntabwo ziba ziri hano, tukayiprintingisha. Twamara kuyiprintingisha tukaza tugashyira noneho sasa y'ama components, tukajya twashyira bya bintu nashushanyije, tugatangira no kubishyiraho mu buryo bwa hardware. Iyo tumaze kubishyira mu buryo bwa hardware, icyo bita PCB assembling. Iyo tumaze gukora PCB assembling, nibwo noneho tujya twashyiramo amakode, nibwo twaplugingamo code zo gukontorora cyangwa se programme yo gukontorora ya masensa yose. Nkuko tuvuga ngo telefone ngigira amasensa, gutya telefone imenya ko ari kumanwa ikagabanya urumuri cyangwa ikagongera n'ibindi. Gutya telefone ifite mikoro, ibifite microphone, ibifite iki, natwe niko biba bimeze. Ibifite GPS, ibifite SIM card, ijyamo SIM card, natwe inkoni yacu tuyishyiramo SIM card kugira ngo buri wese aba ari unique, buri inkoni ibe itandukanye n'iyindi mu buryo bwa authentication. Icyakora byose bikora kimwe, nkuko telefone yawe n'iyanjye biba ari ubwoko bumwe, byaba bikora kimwe, ariko telefone ziratandukanye, amanimero arimo na SIM card. So natwe niko biba bimeze. Rero iyo tumaze gushyiramo ya program, none inkoni itangira gukora, twashyiramo SIM card tugahita tubikodinga kugira ngo tracking umuntu tumutracking wenyine nyine. So nuko bigenda. Iyo birangije sasa tumaze gukora electronics, dukora no n'ibyo bita enclosure. Enclosure ni ugufunika, ntago nabyita packaging, ni enclosure, ni covering nyine, apana packaging. Packaging tuyikora ku nkoni yose twamaje kuyuzuza, turayizinze tugashyira mu gakapu kayo. Ariko noneho iyo tumaze gukora ya PCBA irangiye, PCB bisobanura printed circuit board assembly. So iyo birangiye rero nibwo noneho tushyiraho enclosure, tugaprinting icyo bita 3D printing, tukidesigningira design yacu ikurikije na bya bintu byacu. Tukavuga ngo akabuto noneho turashyiraho akantu kameze gutya, turayihengeka gutya, turakoresha rino bara, ibintu nk'ibyo. Nibwo niyo process niko ikurikiraho. Rero tumaze no gukora ya enclosure cyangwa se 3D enclosure, iyo tumaze kuyiprintinga duhita ko tuyambika no inkoni yacu, kuko ubundi inkoni yacu kuntu akakanya ikora byose biri mu kirindi ufashe mu ntoki, icyo twakwita ikirindi handle, byose biri muri handle. Iyo tumaze no kuyambika duhita ko dushyiraho ya aluminium yacu, ya nkoni yacu, bitewe n'uburebure bw'umuntu tugiye kwihereza. Nubwo ngo bitewe n'umuntu tugiye guhereza inkoni uko areshya, hari amategeko abigenga. Twamaze gukora training zabyo turabizi muri Rwanda Union of Blind, tunayishimira ko yaduhaye amakuru. Hari uburebure ntarengwa, rero nibwo dushingiraho tukayambika, ubundi tukayipackaging mu kabaga kayo kabugenewe twakoze, ku buryo kinyine ahita ko niba bene umwe akayizinga ahita yishyira muri kagakapu, igatangira gukoreshwa gutyo. Noneho muri package dutanga tuguhana na charger yayo. Charger yayo nababwiye ni type C niyo yoroshya mu gucaginga. So ku buryo ki umusobanuro ukuntu ikora mu buryo bworoshye cyane, ukabwira ngo nizajye kubwira ko muyushizemo ujye ugenda nyine charging. Nabwo kandi nikubwira ngo yarangiye gucaginga, ugenda uyicamo kode, nuyibura uyihamagare uzahita wumva ahantu herereye. Ni ukuvuga ngo nibyo dutraining abantu bazikoresha, ubundi product yacu ikaba yarangiye. Niyo process technique, nubwo ntagiyemo cyane, ariko ngira ngo wari wese ahita yumva ukuntu bigenda. Bitangira dushushanya bikarangira dushyira muri bag. Uwo ari we wese yakumva uko bigenda, ndetse hari n'uwahita yitekereza byinshi byiza bishobora gutangwa n'iyi nkoni. Ibyo byose iki ni ikiganiro cy'Abanyarwanda, ni ikiganiro tuba tugira ngo turebe ni ibihe bisubizo kiri gutanga. Ndibuze kwibaza, nubwo mwatekereje kuyikora, ni project mwatekereje munatekereza uko ishobora kugera no hanze ku bagenerwabikorwa. Gahunda yo kugera ku masoko, eske ni ibigo by'ubuzima mwumva bizajya bidistribua, cyangwa se ni uburyo mwebwe bazajya babagana kugira ngo igere ku bagenerwabikorwa umushinga wanyu numara kurangira neza? Muratekereza iki izatanga ibisubizo muri rusange? Ubundi iyo ukora projet uri no gutegura concept note yayo, ugena abakiriya, ubuza abakiriya, ukabuza n'aba end user, abakoresha, abagenerwabikorwa. Noneho nubwo umugenerwabikorwa w'umushinga wacu wo gukora inkoni zifite ubwenge ni abantu bafite umwuga kutabona, visually impaired people. So abakiriya baba ari wese, umukiriya wese yayitugura, nawe wayigura ukayishyira umuntu ugiye kumufasha cyangwa se ugiye kumudonatinga, nibyo. Ariko mu by'ukuri kuri ino nshuro ngira ngo navuga yuko ari biomedical device
ni biomedical device kuko urumva ni ikintu gifasha mu buryo bw'ubuzima, ni muri santé, ni muri ni health care birumvikana. So health care device rero ibigomba kuba yitondewe cyane. Ni ukuvuga ngo sahizi tuvugana by'ubwange bwite cyanjye ndi muri comité national cyangwa se muri RSB yo kugena standard za electronics. Kugira ku isoko gukora ikintu cy'electronique ni kimwe, no kuba gifite standard zo kugira ngo gikoreshwe n'umuntu ari wese nacyo ni ikindi. Ngira ngo murabizi hari ibikoresho bikorwa bya electronique cyangwa se by'ikoranabuhanga bakongera bakabikura ku isoko kuko bitujuje ubuziranenge. Inkoni zacu rero kugeza aka kanya nzikora cyangwa se tuzikora tugendeye ku bipimo biri standard cyangwa se byemewe na RSB, kuko RSB hari inama twakoranye bemeza ko hari ubunini ntarengwa, hari sensitivity cyangwa se amasensa amawave yayo atagomba kuba ameze gutya na gutya, twarabyemeranyijwe byose. Ariyo mpamvu mvuga ngo iyi saha igihe cyo cyose tukaba dufite order cyangwa se command, hakagira umufatanyabikorwa ushobora kuvuga uti nkeneye order iyi n'iyi. Inkoni zacu zitari kujya ku isoko kuko tuzikora twagabanyije amayeri cyangwa se ukwibeshya ushoboka. Turabigabanya nubwo bitari 100%, ariko turagabanya byanze bikunze amayeri kandi tugakora ibishoboka byose ku buryo ki product yacu itangiza umubiri w'umuntu, kuko nkuko nabivuze ifite amasensa. Ayo masensa rero twayakoze ku buryo ki umuntu yikwikoresha nta kintu mugira, ndetse n'umuntu bahuye nta kintu mugira, kuko urumva azahura n'abantu y'amasensa mubona nta kintu ya sensa zigira nka byo nituvanga ama X-ray yangiza abantu. Ntabwo dukoresha ama X-ray, ntabwo dukoresha amareza, ni amasensa asanzwe akorana gusa n'amabustaka asanzwe, ntabwo yangiza umubiri. So ari tayari rero kugira ku isoko, ntabwo biri harmful. Icyakora kuri ino nshuro kugira ku isoko harimo challenge hari nuko kuricinga aba end users cyangwa se abantu bafite ubumuga directement cyangwa se byako kanya biragoranye nyine. Kugira ku isoko bizasaba ko tunyura mu bafatanyabikorwa bandi, ari abandi bareberera inyungu zabo, ndavuga ino miryango nyine ireberera inyungu z'abafite ubumuga butandukanye, tukabaricinga. Ni ku isoko ryacu rihagaze. Isoko ryacu ko rihagaze dushobora n'ibyo kukontakta directement na wa muntu ufite ubumuga, cyangwa se tukaba twaba in contact na wa muntu umureberera ashobora kuba umuntu ku giti cye, individual person, cyangwa se ikaba onije cyangwa NGO, nkuko yanaba leta ikavuga iti wenda tugiye gutera inkunga abantu bafite ubumuga banaba muduhe inkoni tubashyire. Kugeza ubu hari abantu 40 bari ku experiencinga cyangwa se barimo barakoresha inkoni zacu cyangwa se tekinoloji yacu, ariko twarayimprovise, twagize ibindi bintu tuyikoraho, twarayibahaye batubwira ati ibi n'ibi bigomba guhinduka, twarabihinduye. Rero niyo mpamvu tuvuga ko product aka kanya dufite igomba kujya hanze, igomba kuzaba ari inkoni yujuje noneho ibisabwa byose kugira ngo ibe ari inkoni ikoreshwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, safely cyangwa se mu buryo bidateje impungenge. Tugaruke mu buzima rusange, bandi gusa n'uwibanda ku rubyiruko cyane, kubera kano kanya nitwe turi mu mubare munini w'abashomeri, w'abadafite akazi, w'abari gukora ibyo batize nabyo bitababeshejeho neza mu rwego rwo kwanga kwicara gutyo gusa. Mujene ukurikije uburyo ki muri gukoresha ikoranabuhanga, nibihe bisubizo mubona muri gukemura cyangwa se muri gutanga ku bajene? Se muratanga akazi, muratanga amahugurwa se ashobora gutuma abandi nabo bihangira akazi? Yabihagaze gute ubu ngubu bijyanye n'ubumenyi ufite, uri kusangiza abandi gute ku bijyanye nabo no kwiteza imbere? Ngira ngo bivuge mu buryo bwa business, nubwo twe tuganira kuri solution imwe, mu buryo bwa business ntabwo navuga ko ndaninga iyo project yonyine. Birumvikana ko ndi muri santé, nibyo ibintu byinshi dukora bifitanye isano na santé. Timu yanjye aka kanya tuvugana ni abantu 7, ubu tuvugana turi abantu 7, abakobwa 2 n'abahungu 5. Abo bose bakaba byibuza aka kanya bafite aho bahuriye n'ibintu biri technical, aba software developer ndetse n'aba hardware developer, aribo cyangwa se bakora n'ibintu bitekinike byacu bya electronique, ibintu byo guhuza ibintu. Hakaba n'abandi bakora software. So mu by'ukuri ubu tuvugana icyizere cy'uko business ya electronics ishobora kubyara akazi kenshi birashoboka. Icyo ari cyo cyose ama idea cyangwa se ibitekerezo by'abantu bishobora kubyara inyungu byaboneka, kuko niba dufite purpose cyangwa se dufite intego yo kugira ngo buri ide yose ishoboka yo muri electronique tube twabasha kuyikora, cyangwa se tubita implementation, ufite igitekerezo tukaba twabasha kugikora kikabyara amafaranga, urumva ko bizatuma hari abantu benshi nkenera bo kugira ngo baze bamfashe gukora bya bintu biri technique byinshi, dutraining
abandi kuko iyo urumva yuje kugira ngo dukorane ndagutraining kugira ngo nkwereke ibyo ntekereza nawe uzane ibyo utekereza nk'umuntu twahuje then dukorere hamwe. So mu by'ukuri urubyiruko abo bose ndi kuvuga n'urubyiruko n'uri turi gukorana ahangaha ari abarangije amashuri makuru na za kaminuza ari abatarayarangiza bakiri kuyiga, ariko mu by'ukuri icyo turi guhuriza hamwe n'ubwo bumenyi ngiro kugira ngo dukore nyine solutions. Rero icyo warumbajije ute se byatanga akazi gute, birumvikana kuko kugeza aka kanya byanze kunze ari abafite akazi wacu muri polisi. So kandi icyizere cy'uko bigomba kwaguka kirahari, ni mu ntangiriro, turi mu ntangiriro. Ngira ngo urabyumva nk'uko nabivuze, twimukiye i Kigali nta mezi menshi se turi gukora ubwabyo kubanza kubaka iyo environment nk'umuntu nkanjye w'umu startup urumva byari bigoranye, ariko mu by'ukuri icyizere kirahari ari ugutanga ndetse n'ayo mahugurwa si akazi gusa no gutanga amatrainings birumvikana kugira ngo dukomeze twagura abakiriya bacu. Iyo dutanze training ku bantu n'ubu twaguye abakiriya, uriya muntu ashobora kugenda agatekereza projet runaka akaza tukayikora. Nimvuga projet wumve cya gitekereza ashobora gutekereza gukora akantu gakora ibintu runaka tukabona ko twakagurisha, nubwo yabasharije, nubwo yaba US, yewe nubwo yaba agakoresha kari kose k'ikoranabuhanga, nubwo yaba amatoroshi kuko ku isoko nta hariya made in Rwanda. Turashaka ko made in Rwanda igira product nyinshi za electronic kandi biturutse muri skills zacu. Nibyo twatangije, nibyo natangije, nibyo tukiri mu uyu munsi. So navuga ko rero impande zombi zizashoboka, tuzofaringa amatrainings cyangwa se amahugurwa ku bantu bitandukanye tubagirira umumaro, ndetse hari abamaje kuva amahanga bagera kuva business yacu yatangira imaje gutraininga byibura abantu bagera muri 12. Aka kanya bagiye gushinga amashop yabo y'amareparation, bagiye gushinga amashop yabo gukora amainstallation locale, ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo twabatrainings. Nubwo twe dufocusinga mu gukora creativity gutyo creations, guhimba ibintu bishyashya, mu by'ukuri ariko dutraininga nabo bashaka kumenya ko ibindi bikorwa, niba ari ugubatraininga computer, kubatraininga ibyo bintu electronique by'ibanze n'ibindi turabibakorera rwose, nuko twe dufocusinga gukora product zacu bwite. So rero uwo musaruro tuzawutanga, urwo ruhare tuzarutanga mu rubyiruko rundi rusanzwe rwumva yuko electronique itabamo akazi, kuko ngira ngo niba hari abanumva twize twese electronique, twize twumva ko electronique nta kazi kandi igira, kari ukujya kurepara ku muhanda, ko wari ukujya gukora ubwarimu, abenshi niko babyumva ukumva ko electronique nta kazi kandi kayibamo. Ariko creativity in electronics ibyara akazi kenshi, kuko projet yanjye ishobora kubaka uruganda, hakabaho uruganda rw'iyo projet rwonyine, kandi projet zihari muri electronique ni nyinshi mu by'ukuri. Yes, ni nyinshi kuko ushobora gukora ama interrupteur, hatwe ubwo natangiraga nigize ngerageza gukora ama interrupteur automatique, ni product nyinshi. Rero buri product ishobora kugira uruganda rwayo, kuko twumva ngo uruganda rukora insinga gusa, ukumva uruganda rukora chargeur gusa, ukumva uruganda rukora ama screen ya telefone gusa. Ibintu byakorwa ni byinshi mu Rwanda, tugakora ibintu byinshi nka gutya mfite office ikora ibintu binibi, hari n'abandi dushobora gutraininga nabo bakagira amayide yo gukora ibindi byabo mu yindi ntara n'ibindi. So mvuga ko rero umusaruro wanjye nzakomeza kuwutanga ahangaha ndetse n'ahandi. Nabwiye abantu uti hari ibikorwa byinshi byo kuganiraho, ariko no munsi nari nifuje yuko tuganira ku buryo busa n'ubwimbitse ku bijyanye n'iyi nkoni ishobora kwifashishwa n'abafite ubumuga bwo kutabona, kugira ngo mwumvise byinshi cyangwa se igizwe n'ibintu byinshi cyangwa se mwumvise iby'ingenzi, ariko ntabwo ndibuze kukurikura nakubajije, nubwo hari igitekerezo cyo gukora project runaka, ariko hari n'imbogamizi nyirizina mwabonye kuri uyu mushinga wanyu ni izihe? Eske niba hari bitararaninga neza cyangwa se niba hari facilities mutarabona ku bijyanye no ku mushinga wanozwa neza kurusha uko umeze ubu, nazo mwazitubwira. Nk'uko nababwiye procedure dukoresha cyangwa se inzira bicamo kugira ngo produit yacu irangire, ni processes cyangwa se ni inzira ndende, ni inzira ndende igoranye isaba materiel z'ubwoko bwinshi. Urumva tuzasabwa amamashini adufasha gusudira, kugeza aka kanya turacyakoresha amafresh dasanzwe cyangwa se amahote ya gani zisanzwe, soldering station zisanzwe ziri locale. Turacyakoresha ibikoresho nyine bisa nkaho bikiri loko, kuko ubushobozi bwo kugura materiel ziri advanced muri production ntabwo bidukundira. Mu by'ukuri process nayisobanuye, ariko tuba dukeneye ibintu byinshi, birumvikana kugira ngo ukore product nyinshi ku munsi, ufite order nyinshi byatugora kugira ngo tuzikore, kuko turacyakoresha intoki from scratch.
so imbogamizi hari na outsourcing y'ibikoresho gusa nta kindi. Ubundi ibikoresho bihari, ubumenyi bwo burahari, ndetse n'ubundi bwakenerwa twabona training, abantu twagira abafatanyabikorwa wenda baduhereza training, kuko bumva ubumenyi bwo burabwaguka, ndetse skills zigomba guhora zishakwa nyine. Nibyo birumvikana, usibye ibikoresho byo kwifashishwa mu gukora manufacturing process ni ikintu kinini, nubwo aka kanya tugikoresha intoki, ariko manufacturing ni ikintu kinini. So ibikoresho byo gukora manufacturing, hari bya bindi bikora ama PCB, ya maplakete navugaga, hari za mashini zadufasha gushyira ya makompoza kuri PCB yacu, turi gukora icyo bita PCBA. Hari amamashini azadufasha gukora inspection, ama microscope n'ibindi. Hari amamashini azadufasha gukora za makava yo kugira ngo tuyafunge, ama 3D printers. Ngubu nta ma 3D printers dufite, dukoresha FabLab. Urumva turacyafite ingorane nyinshi muri production y'ibintu byacu, nubwo electronically bikora. Skills zo kubikora zirahari, team yangira efficacy cyangwa se ifite imbaraga zo kubikora n'ubushobozi, ariko mu by'ukuri usanga ibikoresho byo kwifashishwa ari byo bitugora, ku buryo ki uwadusaba ibintu byinshi icyarimwe nka PS 1000 akazidusaba mu kwezi, mu by'ukuri aka kanya ntabwo twahita tuzibona. Kubera iki? Kubera ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi ku munsi. So aho mpamya ko rero umuntu aba afite amamashini ahagije yo kudufasha muri production, hakabaho aba operators gusa kuzikoresha, kuko nkuko nabibabwiye bamaje gushushanya, aba ari nka copy paste, aba ari nka printing. So ntekereza yuko byakoroha. Noneho mu by'ibijyanye no kubona amasoko rero, ubwo navuga ku gice cya tekinike, nyuma y'uko ibyo wenda bimaze kubaho amasoko, urumva ni ugufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye. Nabivuze dushobora gufatanya n'ama-ONG ashobora kugira uko areberera inyungu z'abantu bafite ubumuga. Hari inzego za leta zitandukanye, leta nk'uko isanzwe ifasha abaturage bayo, abanyarwanda muri rusange. N'ubundi zino gahunda zose zihari zagira inka, ubwiteganyirize mu kwivuza n'ibindi nk'ibyo. Urabona nka RSSB uyu munsi ni kontra mituweli. Rero mu buryo bw'ubuvuzi dushobora gukora na RSSB ikaba yadufasha mu buryo bwo kubona amasoko, bakaba bazishyira muri mituweli ku buryo igiciro gishobora guhinduka, kandi bagafasha abantu. Niba umuntu afite ikibazo cy'amaso, nk'uko bamwandikira imiti, nk'uko bamubwira ngo tuzaguhereza rinete, inkoni n'ibindi, natwe inkoni zacu ikaba yaba produit yatangwa mu buryo bwa mituweli. Ni bimwe mu byadufasha kubona amasoko mu buryo butworoheye. Ubwo n'inzego za leta navugaga. Hashobora kubaho ibindi bigo byigenga, hari ziriya non-governmental organizations birumvikana, nabivuze nka za UNDP. Nanayishimira ko UNDP uyu munsi niyo dukorana nayo, ndetse n'isoko dufite uyu munsi ni ibyayo. Hari za UNICEF nayo, ngira ngo bashobora kuba abantu bacu, bashobora kuba abafatanyabikorwa bacu, kubera ko hari abana benshi muri research twakoze, twasanze hari abana benshi barebererwa na UNICEF. Ngira ngo urabizi UNICEF core values zayo ni ukureberera abana. So hari abana benshi bakeneye zino nkoni bafite ubumuga. So ama-ONG, abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibigo bya leta bishobora gukorana natwe kugira ngo tubone amasoko ahagije yo kuri izo nkoni zacu. Nicyo navuga kuri recommendation. Kuri ako kantu k'ubushobozi, ariko wenda umuntu yakibaza, muri ino minsi hari ukuntu ukunda kumva zimwe mu nzego zirebera urubyiruko bavuga ati mukorane n'ibigo bitsura amajyambere, n'ibinaba ngombwa n'ibigo by'imari, mu rwego rwo kuba hari imishinga ishobora kugaragazwa ko hari ibisubizo yatanga ndetse inabyara inyungu. Ubundi habaho uburyo bwo gutanga nk'inguzanyo ndetse no gutera inkunga iyo mishinga. Imikoranire yanyu n'amabanki se mubona bimeze gute kwaka inguzanyo? Uretse ko wenda hari abanagenganira nabo bakavuga ko n'ubundi bikigoye, mwese mwamudutekerezaho iki gukorana n'amabanki wenda kubongerera capital ku bijyanye no kwagura imishinga yindi mu bw'isi? Urakoze, ariko icyo kibazo ubundi kenshi gikunda kunkomeretsa, ariko ntabwo ndi bukomereke uyu munsi kuko narakize mu mutima. Ariko imbogamizi mu gihe cyane n'ibigo by'imari, nyine kuricinga ibigo by'imari ku rubyiruko hacyarimo imbogamizi nyinshi, abantu nubwo batinya kubivuga, ariko harimo imbogamizi nyinshi. Ni abasore bake wasanga bari gukorera ku nguzanyo, ni bake. Urubyiruko wasanga bari rufite business ku nguzanyo, ni bake. Kubera iki? Collateral, ingwate. Ubu aka kanya tuvuga umutungo mvuga mfite ni polisi, nta wundi mutungo ngira, nta sambu ngira, nta mazu ngira, birumvikana. Nta kindi, ni umutwe na polisi yanjye, nta kindi. So kugira ngo mbone inguzanyo mu buryo bw'ubucuruzi aka kanya bishobora kungora, kubera yuko usibye ko nshobora kwifashisha contract naba mfite
nk'isoko rya produit zanjye kugira ngo njye kwaka inguzanyo. Nta bundi buryo bundi bunshobokera aka kanya kuko ayo mabanki ndi umuntu wabaye mu urumva nabusobanuriye pakuru ibintu byanjye. Abantu benshi bangiriye izo nama ati wakatse inguzanyo ukagura amamashini, ariko nkabikora nkanabigerageza ndetse na application leta nkayitanga yo kwaka izo nguzanyo. Nkorana na banki ya BK, nkakorana na BPR ndetse na Ifite. Izo zose narazawutiricinze njya muri BDF 2019, nagiye muri BDF. Dokima zanjye na n'uyu munsi ntabwo ndabona feedback, ntabwo nzi uko byarangiye kandi collateral nari nayibonye ku nguzanyo ku ngwate. Umushahara sinzi ukuntu advanced inguzanyo kuri salary kuriya ugendanye ugatanga contract y'akazi kugira ngo inguzanyo. Narabigerageje biranga, ngaragaza umushinga, ngaragaza urwunguko uko byunguka, ngaragaza uko bigenda, biranga byose. So mpitamo inzira imwe gukorana imbaraga zanjye, gukoresha imbaraga zanjye mu mafaranga make ngenda nawe nkura mu bice bitandukanye. Ndavuga nyine ngomba kwikorana, ntabwo ngomba gucika intege. Kugeza aka kanya nta nguzanyo ndigera nkoresha n'igihumbi na kimwe cyangwa inkunga irengeje ya mafaranga leta yampaye 2018 ndetse n'ubushobozi mpabwa na UNDP mu byerekeranye n'amasoko bampereza. Kuko urumva dukorana mu by'amasoko, ntabwo ari ukuvuga ngo barampaye ngo genda afata amafaranga. So navuga ko mu byerekeranye no gukorana n'ibigo by'imari aka kanya rwose hacyarimo imbogamizi ku bantu nkatwe b'urubyiruko kuko bakwaka ingwate kandi nta ngwate tuba dufite. So n'aka kanya rero ntabwo nshobora gufata umwanya wanjye ngo njye kwaka inguzanyo aka kanya kuko nta ngwate mfite. Baraza kunyaka ingwate, nkeneye amafaranga runaka, banyaka ingwate. Sinavuga ngo ingwate ni mugire business yanjye kuko aka kanya business yanjye niba nta mashini menshi ifite bakora expertise bagasanga amafaranga nkeneye n'ubu ntabwo bihura. Ariyo mpamvu mvuga ni aka kanya abafatanyabikorwa banjye bamfashe haboneka isoko ry'ibyo ndi gukora kugira ngo mbone amafaranga yo kugura ibindi bikoresho. Untera inkunga ayintere ashingiye ku byo turi gukora, ashingiye no ku bushobozi buhari, noneho kandi yirengagize ibindi, yirengagize yuko aribwo tugitangira, yirengagize ko nta bintu byinshi turashyira ku isoko kubera iyo mpamvu nyine yo gukora ubushobozi. Niyo nkunga dushobora kubona aka kanya, nibwo bushobozi niho dushobora gukura amafaranga yo kugira ngo dukore ibyo bintu byose. Ni muri support, just support. Inguzanyo ntishoboka kuri twebwe aka kanya, kuri njyewe bitewe n'ibyo njye nabonye. Icyakora sinzi niba byashoboka bitewe n'ikigo cy'imari cyanyizera, ariko mu by'ukuri kugeza aka kanya bitewe na experience nabonye ntabwo byakundira. byumvikane neza yuko hari abandi bajene n'ubundi mishinga yabo iri kudindirira cyangwa se iri gupfira mu bitabo n'ahandi hirya no hino mu nyubako bari bagerageje kuyirangishingiramo niba ariko ndi kubyumva. Ni iki rero mwabwira inzego zibishinzwe? ubwo wenda ngenekereze hano nahita numvamo nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, kuko niba muvuga ati twebwe twaricaye ahantu tudizayininga ibi ngibi, hari aho bihuriye n'icyo twakita nk'inganda ndetse n'iyo mini city. Ni iki mwumva n'ubuhe butumwa mwabagenera ku bijyanye n'izi mbogamizi mukiri guhura nazo z'uko hari inzego zivuga yuko ibigo by'imari bishobora gufinansinga zino project ziba zimeze neza kandi zabyarimo? Nitujya muri politiki ngari n'ubundi ya leta uzasanga leta ifite gahunda yo gushyigikira urubyiruko. N'ibyo baradushyigikira ndetse nanjye aka kanya ntabwo nari kuba ndi gukora batadushyigikira kuko motivation ahantu nyikura, nubwo nta mafaranga mpabwa, ndabivuga nubwo nta mafaranga mpabwa, ariko mbona motivation from mu bandi, muri ba bantu bagutera pressure bwa ati korana imbaraga, kora ibintu byawe biremewe, birashoboka, niho muri imbaraga. Rero navuga iki? Navuga ko hari abantu benshi barahari, kuba barahari, hari abo twiganye bari bagerageza ibintu byinshi bikarangira bafunze. Nkanjye urumva nakabaye narafunze, nakabaye ntakiri gukora, ariko kubera imitekerereze yanjye yagutse nagiye nkura mu matraining atandukanye, ntabwo nakwitinga. Ariko mu by'ukuri ibibazo byo birahari, abantu benshi imishinga myinshi idindira. So rero nkanjye ku giti cyanjye gahunda mfite ni yuko ngomba kubaka industry, polisi igomba kuba company izajya kuzana ba bantu bakora ibintu bya technology. Bamwe babuze nyine, bamwe biba babeshywa ngo humura, no, akaza agakora akareka kubeshywa, ukareka uvuga ngo uzabona amafaranga kandi utarakwa. Baza ahubwo bakore, dukore, tugaragaze ibyo twakoze, nubwo nta mafaranga nyine baduhaye. Why not tugucika intege? Reka dukore ibyo twakoze bizaduha amafaranga. Njye niwo murongo ndimo aka kanya. Dukore ibyo dukoze biduha amafaranga biduhaye utuyasindire, tuyakoresha ibindi. Niyo gahunda mfite. Rero nitujya ku nzego za leta,
n'umuri nitabira amanama menshi ngira gute nibyo ntabwo ndi buze kuziveba ntabwo ndi buvuge ngo ntacyo badufasha baradufasha nibyo hari n'urubyiruko ruhabwa amafaranga barahari ariko imbogamizi igihari ni abantu batureberera abantu navuga bari close yacu abo nakita abakagombye baza kundeba bakaza kureba ibyo ndi gukora uwaza kundeba ngo azari ibyo ndi gukora azashingira kuri background yanjye ya kera kandi mu by'ukuri kera siho kigiki usanga ari kumbaza ari kumbaza nani document igaragaza uko product uko bank bira bitangwa ni bank note ni document bank statement ambaze bank statement ya company nkaho hari igihe yigeze ndangira isoko kugira ngo ntere inkunga akambwa atizana bank statement y'amezi 6 turebe transaction za company uko bungutse n'ibyo mwagurishije namwatanze na IBA so ukibaza umuntu gute ashaka kuntera inkunga ngo ibikorwa byanjye byaguke ariko agashaka gushingira ku bintu nakabaye narageze hari uko mfite ya nkunga so niho hakiri ikibazo ikindi hakiri ikibazo nuko nabyita kudashishoza mu gutera inkunga umuntu ari wese ntabwo ari mutera inkunga umuntu wese ushaka kubwira ibintu mu magambo si ngombwa kumutera inkunga ko kandi rero impamvu hari abatera inkunga bavuze amagambo bikarangira bya bintu bavuze batashoboye kubikora amafaranga akayahabwa leta ndetse n'izindi nzego zikavuga ati twafashije abantu abanaba ariko ugategereza product ku isoko ukazamara imyaka 5 wa muntu araho yama miliyoni yose ukazashaka product kwisanga kuri kenkayori cyangwa muri boutique cyangwa ku iduka ukayibura product so nyuma yo guhura rero n'ibyo bintu byinshi nagiye ndeba bahembwa amafaranga umuntu bose akaza akavuga umushinga we mu magambo nyine abantu bari gushaka amafaranga akayahabwa bikarangira ariko ukazategereza nyine cyakoze ukakibura kugeza uyu munsi byose bya technology bacyaturuka hanze nta product turi busange muri kenkayori ya made in Rwanda so ntabwo ndi buze kuveba abagerageje gukora bikanga ariko mu by'ukuri nta product iri ku isoko mpamya ko bariya batera inkunga cyangwa se imishinga itera inkunga yakabaye ishishoza mu byerekeranye n'umuntu igomba gutera inkunga igavuga se ibi bintu uko birakora bagatera inkunga umuntu uri gukora ibikorwa bigaragara bihari bifatika noneho ni nabwo bizagenda neza leta ntikomeze kuvunwa na babandi bakiri kuzamuka erega wanteye inkunga polisi igatera imbere njye ubwanjye nzi imvune bagenzi banjye bahura nazo ni njyewe uzi ukuntu najya kumuzana nkamutraining apana wa wundi aza kubwire atarahura challenge zindi so ariyo mpamvu mvuga ngo niyo mpamvu barafasha leta irafasha leta itanga amafaranga menshi mu rubyiruko ifite ibintu byinshi cyane bifasha pe ariko ikibazo kivuka usanga badashishoza mu bigo mu bagomba gufashwa sindi kuvuga nirengera kuko kakaya nta rushanwa ndimo ntaki ariko mu by'ukuri nicyo kibazo gihari ugasanga inkunga ziratangwa ku mateleviziyo tukabona amakuru aragiye batera inkunga bagize gutya ibisubizo n'ibi ngo bigomba kuba bijya ku isoko ariko ukabishakisha ku isoko ry'u Rwanda turaruzi turere twose turatuzi tuzenguruka nta product ihari wavuga ngo iyi wa muntu wahembwe wa muntu wahawe ya nkunga za miliyoni yahawe dore bya bintu yavugaga ko akora byamaze kugera ku isoko hari ibyo nzi maze urumva natangiye 2018 ndabyibuka ndabizi hari ibyo nzi byahawe amafaranga menshi kugeza akakanya bitari ku isoko so ibyo bibazo rero nibyo bihari ari nayo mpamvu product yanjye ishobora kuzanira ku isoko nta nkunga n'imwe irahabwa ariko ikagera ku isoko kubera ko position yanjye ntabwo ari gushaka amafaranga byihuse kano kanya yanjye bwite ngo numve ngo leta yamaye miliyoni 10 ngo yo kwagura umushinga noneho nagiye njya kwiyubakamo inzu yo kubamo cyangwa guzemo imodoka yo kugenda oya mfite gahunda yo kubanza gushyira product idaje ku isoko zibanza zijye ku isoko umuntu azajya ahura na mugenzi we atwaye igikoresho cy'ikoranabuhanga cyakozwe na polisi wese inzu yawe ijyemo switch cyangwa se ama-interrupteur y'ikoranabuhanga afite amasensa y'amatara yo hanze ya nijoro yakozwe na polisi zirahari za panel ni product yacu dufite ibintu byinshi dushobora gushyira ku isoko kakandi hari abashakashatsi batugana bakavuga uti hari ubushakashatsi ndimo ndakora mudufashe ibintu tukabigaragaza tukabireka uko bigomba kuba biri gukora so rero mu by'ukuri urugamba ndi kurwana n'ubu polisi urugamba ndi kurwana n'ubu dushyira ibintu hanze ku isoko tugaragaza ibyo dushoboye noneho babatera nkunga uzagira impuhwe ndetse n'umuhati wo kumva ko yatera inkunga ibikorwa byacu bitewe n'uko twabigaragaje azahita ariko dufite aho tugeze ntabwo turi gukora nta wifashe utifashije turi kwifashisha aka kanya turimo turikorana ariko mu by'ukuri dukeneye inkunga nyinshi nk'uko nabivuze
dukeneye inkunga mu masoko no mu bikoresho ubundi noneho mukareba ko electronic mu Rwanda itari imbere made in Rwanda ije no muri electronic. Yes. ngira ngo twaganira byinshi twasobanukiwe byinshi ariko murumva n'imbogamizi zikiri muri ibi bikorwa by'abo bajene bafite ubwenge cyangwa se bafite ibitekerezo kuruta ibyo bari gucuruza ni domaine zabo ariko se gucuruza n'ubundi by'ikoranabuhanga byose tukibitegereza kuva amahanga cyangwa se kuza amahanga byo byaza kutumara iki ku iterambere turi kwifuza muri ino minsi. Hari ibikorwa bindi byinshi hano nibiba ngombwa tuzafata time yo kuganiraho muranyemera ikiganiro tugisubikira ahangaha. Reka mushimire cyane. Murakoze kuri TNTV, murakoze cyane. Ngendera urugamba ikiganiro nakagaruka Imana ibarinde kandi ibishimire. Ndi umubyeyi urerera ahangaha muri Morning Star. Icyo nabonye hano rwose maze kuhazana abana ni iri shuri rifite ikintu cyitwa gukoresha ururimi. Umurage uruta iyindi n'uburezi bufite ireme. Nzi ishuri rimwe rukumbi ushobora gutwaramwe abana bawe bagasoza bavuga indimi nk'abavukiye i Burayi. Iri ni ishuri rya Morning Star School. Akarusho kandi nuko bigisha abana ibijyanye na sport utasanga ahandi nta kiguzi bisabye. Umwana wize muri Morning Star School ntashobora kwicwa n'inzara. Batanga amasomo ku byiciro byose by'amashuri abanza. Morning Star School is a good school because teachers teach well. They first explain us after understanding. Now you can. By'umwihariko ku babyeyi batuye mu mujyi wa Kigali babatekerejeho cyane. Bafite ibinyabiziga bizenguruka mu turere twose tw'umujyi wa Kigali. Ibijyanye no kwishyura minerivare mu kigo cya Morning Star School nabyo biroroshye cyane. Dore yuko ubushobozi waba ufite ubwo aribwo bwose Morning Star School barakorohereza ku buryo umwana wawe ashobora kwiga. Morning Star School iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi mu metero nkeya cyane uvuye ku muhanda wa kaburimbo hafi y'urusengero rwa ADPR. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri telefoni zikurikira. Ejo heza h'abana bacu ni Morning Star School.